ibintu bipfuye, ibintu bitari kubaka abantu, ibintu byo gashinyaguro nkako aho bari hose nabo binenge katari byiza, kuko nta nubwo banamuzi cyane n'abari kumuvuga. Mwongeye kwirirwa neza, iyi ni Butu TV. Nongeye kubasuhuza bari mu Rwanda, bari hanze y'Uburaya, bari muri Amerika, bari Buraya, muri Afurika ya ruguru, Afurika y'epfo. Twongeye kubasuhuza tubabwira ko iyi ari Butu TV. Tugarukanye n'umusore wacu, muramubona, yitwa nickejou. Muramubona ameze neza cyane, reka nawe yatangira twibwire kandi biragenda neza. Nkuko babivuze, nitwa nickejou, nkaba ndi umuntu mumaze kumenyera kuri Butu TV. Nkaba nagira ngo mbasuhuze, muraho neza. Natwe twari turaho nubwo tumaze iminsi turi mu gahinda, ariko nta kundi bimeze, nyine niko bigomba kugenda. Kumba nukonje cyane, bimeze gute? No kubera urupfu rwa R.l.p cyangwa bimeze gute? Ndi kubona ufite agahinda kenshi, niba ari sinzi ukuntu bimeze, wadusobanurira ukuntu ibintu bimeze? Mane nabyo birimo. Urupfu rwa Jay nyine rwakoze ku bantu ku mutima, n'isi yose ibyumve, n'u Rwanda rwahombye umuntu ukomeye. Nta kundi nyine byagenda, nyine niko kababaro ufite. Muri isi rero niko bigomba kumera, kuko turi ubumbano, Imana yakwishimiye irongera ikakwisubiza. Rero nihanganisha abantu, nanakwihanganisha, niko kuri isi bigomba kumera. Kandi nkomeza kubwira abantu uti mwihangane, ku bafana ba R.l.p mwihangane. Ese wowe n'icyo uvuga ku rupfu rwa R.l.p? Jay yarari mu mitima y'abantu bakuru, batoya, bakecuru, abasaza, n'urubyiruko rwose. Mva Jay n'umutagatifu tu. Jay sinzi ukuntu nabivuga. Hagati aho, ese kuvuga ngo n'umutagatifu ni iki wenda yabashije gukora ku buryo cyagaragarira buri muntu wese, ku buryo umutaka uvuga ngo yamutagatifu? Turagira ngo duhereze ingero koko, kugira n'abantu badukurikiye kuri Butu TV kugira nyine babone ubwo butagatifu bwa R.l.p. Jay n'umutafu nta bintu byinshi, nta bifu yagiranaga n'abantu. Wenda nyine nuko ari satani wenda yaba yarajemo gatoya, ariko ubundi Jay n'umuntu usabana ku bantu bose. No mu bitangazamakuru bindi abantu bagiye bavuga, abenshi n'abamushima pe, kuko nta kibazo asize ku isi habe na kimwe, ahubwo abantu twebwe ni twebwe dusigaranye ibibazo. Hagati aho ngaho ni Platini bigeze gukorana indirimbo na Platini. Platini icyo gihe ntabwo yayisohoye, yari yategereje ko bakora amashusho avuye muri gereza. Noneho ntibyashoboka ko R.l.p ava muri gereza, none indirimbo yamaze kujya hanze. Ese urabyumva gute? Burasa agashinyaguro, ese byari bikwiriye ko iyo ndirimbo wayisohora? Ese urabyumva gute? Nyine Platini nawe yihuse, ariko marangamutima ye nyine nta kundi byakugenda. Urumva yashakaga kuzayikorera video basohotse wenda, noneho plan nyine yari yarapanze. Ubwo urumva kuba yarapfuye, nta kindi gihe yabonaga yari kuzayisohora. Ese hagati aho ngaho ubona byari bikwiye yuko ayisohora cyangwa? Nyine ngewe ku ruhande rwanjye nk'uko byaba bimeze, ngewe ndi nkawe ntabwo nari guhita nyisohora. Byari kugenda gute? Ngewe nari kuba nyihoreye, kuko nyine kuyisohora hari ababyishimiye, hari n'abatabyishimiye, kuko yafashe umwanzuro utari we, ari kubanza akagisha n'inama. Twabwirwa n'iki se niba atabanje kugisha inama? Comment wenda ziriho, sinzi niba wazibonye. Ese wabonye abantu bari kubivugaho gute? Wadusobanura koko nimba ibyo bintu wabikurikiye, tukamenya comment za bateye kuri iyo ndirimbo? Abenshi nyine nabagiye bamubwira ati ibintu wakoze si byo,
bamubwira ati musaza ntabwo wari gukora uku ariko nyine nta kundi nyine na tubabarire Platini nyine nta yakoze ikosa nawe wenda azasubire mu bitangazamakuru agenda bisabira imbabazi nimba ari umuntu ufite ubumuntu ariko nyine ndi nkawe nje ntabwo nari kwisohora nyuma ntabwo niguta nyisura ngo je yapfuye nose yapfuye nyine yaje nta kundi yari kwihanga donc yari kubanza gutegereza agashiramo igihe agahinda k'abantu kakabanza agashira umubabaro w'abantu mbese akabanza kuba umwanya wo kwibuka Jay Polly cyangwa se wo marira ya Jay Polly mbese yari kuyisohora ari uko ibintu bimaze kugenda neza abantu bamaze kwibagirwa itaha rya Jay Polly wowe ni kubyumva yari kwitonda ibintu n'ubundi igihe kirahari n'ubundi dukunda Jay Polly n'abandi bose kuko kuba twari kumva indirimbo ye ya nyuma yasize akoze nabyo byari byiza kuko hari n'izindi ndirimbo zikiri muri studio na Jay Polly yakoze wenda size zidafite amashusho nazo kandi zigomba gusohoka ese iyo ndirimbo nyina nubwo ndanayibona sinzi iyo ndirimbo uburyo yitwa ese wowe wabuze uburyo yitwa watubwira cyo nzi nuko Jay Polly yavuze ngo jya unywa akantu uri umugabo sha Platini hari n'inzoga wenda yamamariza niyo yayishyizeho urumva nyine yashyizemo no kwamamaza nanone n'ikindi cyaha agomba gusabira imbabazi nuko byari bimeze iryo niwo murongo wa Jay Polly urimo muri karasi n'ibindi bitero uze kunyarukira urebe ariko nta kundi byameranye dukomeje kwihanganisha abantu tubibutsa ko ari Butu TV tukwibutsa gukomeza kudukurikirana cyane nanayanganisha abafana ba Jay Polly ku rupfu rwa Jay Polly mukomeza mwihangana cyane kandi Imana twizere ko yamwakiriye mu bayo ese wowe wizeye ko Imana yamwakiriye mu bayo ahari hose aho yaruhukiye ndabizi neza n'Imana yamwakiriye Jay Polly abantu bari kuvuga cyane ati Imana yamwakiriye kuko Jay Polly mu ndirimbo ze zose uzimvisha ukazitegera amatwi harimo Imana hajye nagarukamo Imana ngo ndi cyariho ndahumeka urumva ntabwo yahumeka Imana itamutije umwuka urumva ibyo byose yabisingiza Imana hari yanapfuye yitabye Imana n'indirimbo yakoze ya gospel ari kumwe na Gisa n'indi kurari ntabwo ndi guhita nyibuka neza ariko Jay Polly apfuye ari indirimbo yo kuramya Imana akoze kandi ni ibintu byiza cyane rero binavuga ko abantu bakomeje kuvuga ko Imana yaba yamwakiriye mu bayo kandi Jay Polly bakavuga ko yari yararitse ibintu by'ibiyobyabwenge ubwo rero sinzi Imana n'ukuri idufashe mwakire mu bayo none wowe ipfa rya Jay Polly urabibona gute se hip hop nyarwanda ese buriya igiye kumera gute ko wenda tubuze umuntu ese hip hop nyarwanda igiye kongera gusubira hasi cyangwa hari n'impinduka izaba badusobanurira Jay Polly hip hop yo mu Rwanda niyo wari uyifite mva hari ahantu Jay Polly avuye sinzi ko hari undi mwanya w'umuntu uzaboneka nka Jay Polly ni umuntu w'umugabo ni umuntu ugira ibitekerezo inspiration gakora indirimbo ikora abantu ku mutima mbona nta n'ubundi muraperi uhari wajya mu kimbo cya Jay Polly ko tubibona ko hari abandi baraperi bari bahari kandi barapa neza nabo baririmba ibintu byumvikana ariko bujya ahantu hose haba hari umwami tuvuge ko Jay Polly yari umwami muri hip hop yaririmbaga ibintu bimeze neza birimo ubutumwa kandi n'abandi nabo baririmbaga ibintu bifite ubutumwa ariko ahantu hose haba hagomba kuba hari kizigenza urumva ko nyine Jay Polly ibyo yaririmbaga urumva ko hari abandi bantu bashobora kuza bamusimbura ese ubwo urumva ko hari undi muntu ushobora kuza umeze nka Jay Polly uririmba ibyo Jay Polly yaririmbaga ubutumwa bwiza yatangaga ese urumva hari undi muntu uzavumbuka umeze nka Jay Polly utanga ubutumwa nk'ubwo yatangaga mu ndirimbo
ese ubu navuga karinde kuko njye nabuze umuntu ukomeye kabisa kuri njyewe kuko ni nawe watumye nkunda ibintu by'umuziki nyiri iwacu mu cyaro. Numvaga indirimbo za Jay Polly kuko ndamwibuka bwa mbere nkimubona bwa mbere baje muri kaminuza ari tafukenge yuzuye. Icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa, nacitse no mu rugo njya kureba igitaramo. Icyo gihe naninjiriye n'ubuntu, nagize amahirwe yo gusesera kuko nta mafaranga nari ifite. Nagiye no kuri stage imbere, amabisi abantu bishimye. Jay Polly noneho mwigeze mubonana, wigeze mubona amaso ku maso? Kera tafukenge ikiza namubonye rimwe, ndongera mubona bwa kabiri muri Guma ya Tom Close ari kwiyamamaza yaje muri kaminuza. Hari akabari bagiye gukorera ama after party, niho nabonanye na Jay Polly mu gakorodoro ukuntu ndamwegera ndanamusuhuza, ndamubwira ati Jay musaza, arasuhuza avuga ati ibintu ni fresh. Yari yaje muri after party ya Tom Close kandi nawe icyo gihe yari ari muri Guma bose barimo, urumva yari yaje kumufasha. Baje no icyo gihe kwinjira werekanaga message ya telefone ko watoye Tom Close. Yego. Niko byagendaga, ariko njye icyo gihe nta na phone nari ifite. Narinjiye noneho muri icyo gihe bajya muri ako kabari, twongera amahirwe yo kubonana nawe, ndamusuhuza. Arambwira ati umwana ati nawe uzaba umuraperi, ariko nubwo azaba umuraperi se wararirimbye ku buryo basi abona ko? Ntabwo naririmbye kuko hari ibigoma bidunda bikubita, urumva ntabwo nari kubasha kumubwira ngo najye afite imirongo. Navuga ati ariko najye nifuza kuzamera nkawe. Na n'ubu apfuye tutarabonana. Jay Polly wamukunze akiba muri tafukenge cyangwa wamukunze arimba ku giti cye? Turajya tubwire igihe wamukunde. Akiri muri tafukenge naramwemeraga, yaba nagiye kwiririmbana naho naramufannye. Ntabwo ari ukwitaka nko kuvuga ngo bambone kuri YouTube ngo ntwike wapi. Ni ibintu bindi ku mutima kuko njyewe najye ndi kumedita. Nyuma yaho abantu batangiye kumushyiraho indirimbo, kumuvugaho, abiyamamaza, abantu bari guprofitira mu kavuyo kandi ntabwo ari byiza. Umwe bamutuka bagira ikinga abana ibiki, abo bana nimba banahari koko yaba ari amaraso ye byaba ari na byiza. Hari n'abandi tutazi wenda twabashije kumenya baraba. Nanone hari ikintu nagomeje kumva ngo hari abana ngo bari kuvuga ngo hari umwana ngo utaruwe ngo afite ngo umugore umwe. Ese ibyo bintu wowe urabivugaho iki nk'umufana wa Jay Polly? Umwana nimba yabana hari abo bazi ngo ni babiri, nimba hari n'abandi bakaba bamenyekanye kuko ni amaraso ye, kuko iterambere ryaraje mu gihugu cy'u Rwanda kuba babajyana bakabapimisha bakareba imba ari amaraso ya Jay Polly, nabyo byaba ari byiza kuko umwana wa Jay Polly yandagaye ntabwo byaba ari byiza. Nanone twebwe abafana twiteguye kuba natwe kwazagira icyo dushyiraho. Batanze n'umurongo wa telefone wakiraho n'icyo giceri cy'ijana, ntabwo ari yanjye n'umurongo batanze wundi. Tukagomeza tukaba twafasha abo bana bagiye. Abantu bakunda kuvuga ngo abantu bakunda ngo umurambo kurusha ngo umuzima, ariko iriya ntuze yatanzwe yo gufasha umuryango wa Jay Polly. Niba nawe ubyumva hari kode zatanzwe, niba koko wari umufana wa Jay Polly kuko wari umuntu we, urakeneye kumuhereza ubufasha kugira ngo nyine werekane ku mutima ko wari umufana wa nyawe, kandi Imana izabiguheraho umugisha. Urabona gusa ikintu nabonye bari abana, hari umwana umwe nabonye usa na Jay Polly koko, sinzi niba ari wowe wundi bari kuvuga simbizi, gusa hari umwana nabonye usa na Jay Polly
ubwo simbizi. Gusa nyine Jay Polly twamubwira ati agire iruhuko ridashira, Imana imwakire mubayo, kandi n'abafana be bagomeze kwihangana, kandi Imana n'ukuri imwakire mubayo. Tugaruka rero nka nickejou, ese wowe uradutegura iki muri no minsi, bimeze gute? Turifuza ko watubwira ibyo uri gutegurira abakunzi ba Butu TV kugira ngo bagomeze kunezerwa muri aka kanya. Mvange ndumva nacitse n'imbaraga bitewe umuntu kwabuze wari kuzayitugira inama nk'abahanzi bakizamuka nyine tugomba gufatira icyitegererezo. Yego, urumva ni ibibazo sinajya kuvuga ngo hari icyo ndi gutegura, nibere mu gahinda, ariko nanone kiri kumbabaza cyane. Navuga n'abantu bari kwandikaho ibintu bitari byiza, umuntu bavuga ati biki, ntago abari kubikora bishakira ngo munga views ngiki indonye nyine babireke, ntago ari byiza pe. Mbese kuvuga umuntu apfuye kandi ari muzima ntago bamuvugaga, cyangwa se kubona umuntu apfuye bakamukina ku ma TV batamukinaga bakamwamamaza, mbese nibyo ushaka kuvuga cyane. Ese ubona bidakwiriye yuko nyine bagomba kwerekana nyine urupfu rwa Jay Polly, akababaro? Njyewe ku giti cyanjye numva nta kibazo, kuko nyine bagomba kwerekana ibyabaye, kandi urumva ko Jay Polly ari umuntu uzwi, ntabwo wabishidikanyaho cyane. Burya iyo umuntu azwi ukabona ku mbuga n'uriho, ntabwo wabishidikanyaho kuko ni umusitari. Rero njye ntabwo nacira urubanza avuga ati bari kumushanyagurira. Njye numva ku giti cyane nta kibazo, sinzi ubwo wowe ukuntu ubwo ubyumva. Hari abari kumuvugaho nyine urwo rupfu, ariko hari n'abari kongeramo ibindi, urumva bamutuka cyane, bamutuka ngo kazungu ngiki, nyine bya bindi byo kwitwikira ngo kuri izo mbuga, kandi ntabwo ari byiza gutwikira ku muntu, ntabwo ari byiza. Nubwo waba ukora neza ntabwo wabura abanzi. Kumupositinga ni byiza, kwamamaza urupfu rwe, isi yose ikabimenya ko twabuze. None se muri ibyo bintu bari kumutuka, bari kumutuka gute, bari kuvuga gute? Bajye kuri social media nawe urebe, bamubwira nyine bari kuvuga nyine. Ubundi njye ntabwo njya mvuga menshi cyane, kuko nanone ikintu cyambabaje cyane, hari tipe nigeze kumubona ku rubuga kuri YouTube ari kuvuga ngo ngabo bagore ngo bajaye ngo ntago tubazi, ngabo bana ngo tuzi ngo ni Natasha, izo ndaya nimba barahore mu kabari ngo bakishimisha, ngo bose basinze ngo izo ndaya, ibyo binyendaro ngo ntago tubishaka. Ibyo ngibyo ntago ari byo, ibyo bintu byanteye agahinda. Ese ni koko niyo uwo mwana yaba ari uwa Jay Polly ukaba umwise ngo ni ikinyendaro, ubwo kuko iryo zina rya Jay ryo ntabwo uri kuryangiza. Uko bisa kose tugomba kubaka umuco nyarwanda, kandi koko burya ntabwo ari byiza gushinyagura umuntu. Ntabwo babivuza ari muzima, none babivuza apfuye, ubwo urumva ni agashinyaguro karenze cyane, kandi nta nubwo Imana yabyishimira. Gusa abantu bagomeje gutera izo komenti bagamije gushaka views, ibyo bintu ntabwo ari byiza cyane. Gusa mureke dusezere Jay Polly neza, kandi Imana nayo igomeze kumwakira. Komenti zipfuye, ibitekerezo bipfuye, twe gushinyagurira umurambo. Ese ubwo wowe urumva abo bantu bavuga gutyo, urumva wowe n'ubu butumwa wabagezaho muri aka kanya? Ahariho hose aho bari nibaza kubona iki kiganiro, ibintu bipfuye, ibintu bitari kubaka abantu, ibintu byo gashinyaguro nkako, aho bari hose nabo binenge katari byiza, kuko nta nubwo banamuzi cyane.
n'abari kumuvuga nanjye nyine ndi hano ngenera umufana we ntago muzi cyane bihagije abamuzi wenda Paxton Bulldog Green P ndetse na Fireman nibo bagombye no kumuvuga wenda bakamuvuga ko nibo bakoranye amadega menshi ariko ajyanye n'akazi kabo abo nibo bagombye kumuvuga kandi nabo biturije nyine agahinda kabishe ntago ari uko badafite ibyo bavuga ntago bari kumushinyagura nk'uko kose bamuhaye icyubahiro akwiriye ariko bari kujya mu itangazamakuru ibyo ngibyo biveho ntago ari byo dushaka tuvuga ibintu bifite agaciro bidafite agaciro tubikandagire hasi biveho ikiriho nuko umuntu wacu w'umuraperi ukomeye yatuvuyemo kandi bagombye gushaka uburyo twakwiyubaka ibintu bikagenda neza umuziki ugakomeza nyine ntiducike intege kuko na Jay Polly ahari wenda imba ari kutureba bavuga yuko ngo iyo umuntu apfuye abo mu marayika bari kutureba nimba yabaye mu marayika kandi yabaye no mu marayika koko ahantu ari hose ntago yakwishimira u Rwanda mu muziki rwasubiye inyuma ntago yabyishimira ubwo si ingufu yaba yaratanze zaba ari izihe zaba zipfuye ubusa kuko umva imbara umuntu wakoraga akazi ke ka muziki k'umuziki agakunze ni Jay Polly kuva ku itangiriro turabizi no kugeza ku iherezo rye apfuye ari umuraperi kandi azahora ari n'umuraperi kandi n'abafana be tuzahora tumukunda ntabwo azatuva mu mitima ndabizi Jay Polly yubatse ibigwi byinshi kandi hari indirimbo yaririmbye zubatse abantu bakuyemo inyigisho ese wowe mu bigwi Jay Polly yubatse wenda cyangwa se mu ndirimbo yaririmbye ni iki cyakubatse muri cyo tunagana ku musozo dusobanura icyo kintu kugira ngo n'abandi babyumvireho ese niki mu bigwi yakoze niki Jay Polly cyaba cyarakwigishije ku buryo bwati Jay Polly nubwo atashye ariko namukuraho iri somo ku bigwi yakoze burya iyo umuntu yakoze ibigwi hari n'undi muntu aba yarigishije ku buryo ibyo bigwi akomeza kubikomeza nawe bikazamugirira umumaro ni igihe somo wa Jay Polly yigeze kwigisha mu ndirimbo haba mu ndirimbo cyangwa se haba mu ngeso ni iki kibwira abantu bakurikiye Butu TV hari indirimbo yaririmbye abantu barayikunze natwe turakomeza turayikunda n'ubu ngubu n'ikigaruka mu mitwe y'abantu ngo kuba ivuga ngo kuba tutavuga ngo suko imitwe yacu iri mu busa iyo ndirimbo irimo inyigisho zafashije kandi nkunda cyane n'izindi nyinshi umva yagarukaga ku ndirimbo z'ubuzima kandi ubuzima nta muntu utabuzi izo ndirimbo rero nizo zakomeje abantu kubacengera mu mitima yabo kandi tuzahora tunazicuranga tunamwibuka nukuri nickejou urakoze cyane kuri icyo kuri ubwo butumwa Jay Polly yagusigiye akaba hari ikintu yakwigishije akaba hari ikintu wenda yakunguye muri wowe kandi ndatekereza n'abandi bantu indirimbo za Jay Polly zarabubatse kandi nizere ko bagomeje kuzumva bazakomeza kuzumva nubwo apfuye ariko abafana mbese abafana ba Jay Polly bumve ko ari ku mutima kandi ntibazamwibagirwe iteka bazahore bamwibuka tunagana ku musozo rero twari ku kiganiro cy'urupfu rwa Jay Polly dusesengura nyine ku magambo ari kugenda avugwa ku bintu biri kugenda bimwandikwaho mbese ibigwi byiwe burya nubwo umuntu yabakora neza ntabwo yabura abanza ariko ndababwira yuko atari byiza gushinyagurira umurambo ahubwo wamuvuga neza kugira ngo Imana igomeze kuguha umugisha ntabwo ari byiza gushinyagurira umurambo rero yari Butu TV utibagirwa gukora subscribe like share kugira ngo ibiganiro byacu bize bibageraho neza
kandi Imana igomeza kubishimira cyane. Rero nickejou urakoze kuba wemeye kuza kuri Boto TV. Murakoze cyane, Imana ikomeze bamera umugisha n'abadukurikiye, nabo mbifurije imigisha aho bari hose. Murakoze. Imana iguhe umugisha. Nawe kandi.